Ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, kandi buri wese uko ayifuza yibone. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo dukunda, dushimiye ko wabanye natwe ukaturinda. Mana wagize neza, icyubahiro ni icyawe. Ntabwo ari uko twari beza, nta nubwo ari uko twarutaga abandi, nta nubwo ari uko twakiranukaga cyane, ahubwo n'ubuntu n'imbabazi uhora utugirira. Duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, twese utubonezeho rwose umugayo wose watugaragayeho. Ukimara kutubabarira, tugaye karibu n'ikaze, ngwino tubere umuyobozi muri byose, kandi unyemerere nkubere mikoro wivugire. Urakoze kumvishe gusenga, ubone iteka ryose. Amen. Tugiye gukomeza turirimba indirimbo ya 74 mu ndirimbo z'agakiza. Hariho igihugu cyiza cyane, gituwemo n'abanezerewe, ntabwo batinya bombe atomike, baririmba indirimbo zishimwe. Ntabwo batinya bombe atomike, baririmba indirimbo zishimwe. Ibyaho byose ni byiza cyane, hari uburuhukiro bw'ukuri. Nta magambo ateye isoni abayo, nta n'imfubyi zihakubitirwa. Nta magambo ateye isoni abayo, nta n'imfubyi zihakubitirwa. Icyo gihugu si nk'icyo mu isi, kuko ibyaho byose bitunganye. Bene data, icyo nifuza ni iki? Kuzababonayo muririmba. Bene data, icyo nifuza ni iki? Kuzababonayo muririmba. Mbese ni ikiguzi kidutanga kwinjira muri uwo murwa mwiza? Nta kiguzi na kimwe twatanga, Yesu yishyuri y'igorogota. Nta kiguzi na kimwe twatanga, Yesu yishyuri y'igorogota. Dukomeze dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Imigani, ibice byaho ni 22, umurongo wa 1 kugera ku murongo wa 4. Reka nsome mu izina rya Yesu. Kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi, no gukundwa kuruta ifeza n'izahabu. Umutunzi n'umukene bahurira hamwe, Uwiteka niwe wabaremye bose. Umunyamakenga yabonye ibibi bije arabyikinga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo, akababazwa nabyo. Uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire, ni icyubahiro n'ubugingo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi. Bene data, nimureke duharanire kuvugwa neza, kandi ntitwemere kuvugwa neza mu bantu gusa, ahubwo twemere dushimwe n'Imana n'abantu. Abantu batuvuge neza, ariko n'Imana iri kutwishimira. Nimureke dukore ibyiza kugira ngo Imana itwishimire, kandi n'abantu batuvuge neza, kuko biragatsindwa kumva abantu bari kukuvuma, ndetse ukumva abantu benshi babihuriyeho, abantu bakavuga turiya yarananiranye, uriya ateye gutya. Ibyo ngibyo ni ukuri birababaje, kandi n'Imana ntabwo ibyishimira. Nimureke rero dukore ibyiza kugira ngo tuvugwe neza, kuko ngo biruta ubutunzi bwinshi, ngo no gukundwa kuruta ifeza n'izahabu. Ni ukuri Imana iduhe gukundwa, kubera ko
ngo biruta ifeza n'izahabu. Umutunzi n'umukene ngo bahurira hamwe, ngo Uwiteka niwe wabaremye bose. Umutunzi n'umukene bahurira hamwe, twese turi abana b'Imana, twese n'Imana yaturemye. Ni ukuri mureke twubahane, waba uri umutunzi wubahe umukene kandi n'umukene yubaha umutunzi, kubera ko twese twaremwe n'Imana. Kandi inzira ya twese ni urupfu, yaba ari umutunzi azapfa, yaba ari umukene azapfa, kuko ijambo ry'Imana ratubwiye ngo umutunzi n'umukene ngo bahurira hamwe. Imana itugirire neza. Nimureke twubahane, mureke tureke gusuzugura, mureke tureke kwishyira hejuru. Ni ukuri umukene yubaha umutunzi kandi n'umutunzi yubahe umukene. Ni ukuri tubane neza kandi tubane amahoro. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo niba bishoboka ngo murwanye iruhande, mubane neza, mubane amahoro n'abantu bose. Ni ukuri Imana ikomeze iduhe kubana n'abantu bose amahoro, yaba ari umutunzi, yaba ari umukene. Twubahane kandi dukundane, ntihagire usuzugura undi, kuko twese twaremwe n'Imana. Ngo umunyamakenga ngo iyo abonye ibibi bije arabyikanga, ariko umuswa arakomeza akabijyamo akababazwa. Ni ukuri mureke dusabe Imana iduhe kugira amakenga, kugira ngo tudahura n'ibibi, kugira ngo tutababazwa n'ibibi. Imana iguhe kugira amakenga, nanjye mbe kugira amakenga, kugira ngo tubone uko twikinga ibibi, kuko utagira amakenga ngo aba ari umuswa, ngo kandi akomeza akajya mu bibi bakababazwa nabyo. Imana iduhe ubwenge rero, kandi Imana iduhe kugira amakenga. Ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ngo ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwishyira hejuru ngo azacishwa bugufi, ngo ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Bene data, inshuti, mwebwe munkurikiye, ni ukuri Imana nishyira umuntu hejuru. Nimureke twicishe bugufi, tureke kwishyira hejuru, kuko umuntu uzishyira hejuru Imana izamucisha bugufi. Ariko niba ucisha bugufi, ni ukuri Imana izagushyira hejuru, ikugire ukomeye. Imana ikomeze itwiteho kandi tugirire neza. Ngo akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire. Kandi ngo uwubaha Uwiteka, ngo ucisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ni ukuri nimureke twubaha Uwiteka mu byo dukora byose, twubaha Uwiteka, twubaha Imana kandi tuyubahishe, kandi dukiranuke, dukore ibyiza tugifite uburyo. Kandi ni ukuri twegere Imana cyane, dukunde abantu bose tutarobanuye ku butoni, kandi dufate n'ibihe dusenge. Ni ukuri dukomeze twubaha Uwiteka, kuko kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Imana itugirire neza. Uwicisha bugufi rero ngo akubaha Uwiteka, ngo ingororano ye n'ubukire. Ni ukuri turi hano mu isi, uzaba yicishije bugufi akubaha Uwiteka azabona ubukire, azaba umukire, abone ubuzima bwiza, kubera ko azaba yaricishije bugufi akubaha n'Uwiteka. Imana izamushyira hejuru, ngo kandi ngo abone n'icyubahiro. Ni ukuri icyubahiro Imana itanga kigira umumaro. Umuntu rero uzajya yicisha bugufi akubaha Uwiteka, Imana izamuha ubukire, abone ubukire ari hano mu isi, abone ubutunzi ari hano mu isi, kandi Imana imuhe n'icyubahiro, yubahwe kubera ko ari umuntu w'Imana kandi ari mu Imana. Imana itugirire neza kandi iduhe kwicisha bugufi no kuyubaha, kugira ngo natwe izi ngororano tuzaziboneho ko ari 3. Ngo kandi ikiruta byose ngo abone n'ubugingo. Ni ukuri mu isi uzanezerwa kandi uzabone n'ubugingo buhoraho. Uwicisha bugufi rero kandi wubaha Imana, ni ukuri uri mu isi uzaba umukire kandi ubone n'icyubahiro. Kandi nyuma y'ibyo ngibyo Imana iguhe n'ubugingo. Imana rero itugirire neza. Ni ukuri mu Mana ntacyo twahabura,
kandi mu Mana harimo byose, kandi Imana niwe mugenga wa byose. Nimureke twicishe bugufi kandi tuyubahe. Ni ukuri turi mu isi tuzabona ibyiza, kandi ikiruta byose tuzabone n'ubugingo buhoraho. Umuririmbyi yatubwiye ngo hari igihugu cyiza cyane, ngo gituwemo n'abanezerewe, ngo ntabwo batinya bombe atomike, ngo baririmba indirimbo zishimye. Icyo gihugu rero nawe ndakwifuriza kuzakigeramo. Icyo gihugu gituwemo n'abanezerewe, numara kwicisha bugufi kubaha n'Uwiteka, uzabona ingororano y'ubukire n'icyubahiro. Ikiruta byose noneho uzajya muri iki gihugu umuririmbyi yatubwiye. Ngo igihugu ngo ni cyiza cyane, gituwemo n'abanezerewe. Uzaturamo unezerwe, ujye uririmbana n'abamarayika, ahataba uburwayi, ahataba za bombe atomike, ahataba iterabwoba, ahataba itotezwa, ahataba ubugizi bwa nabi, ahataba ubugambanyi. Ni ukuri iki gihugu ni cyiza. Icishe bugufi kandi wubahe n'Uwiteka, ni ukuri nawe iki gihugu uzagitaha, kandi ngo baririmba indirimbo zishimwe. Nawe ndakwifuriza ko izi ndirimbo uzaziririmbaho. Ngo ibyaho byose ni byiza cyane, ngo hari uburuhukiro bw'ukuri, ngo nta magambo ateye isoni abayo, ngo nta n'imfubyi zihakubitirwa. Mu ijuru ngo ibyaho byose ni byiza cyane, hari uburuhukiro bw'ukuri. Mu ijuru niho umuntu azaruhuka, azicara akiruhutsa, nta bibazo, nta marira, nta gahinda, nta kwiganyira, nta kwiheba. Ni ukuri uzaryama, uzicara uruhuke, ni ukuri kuko uzaba warakoze neza. Ngo nta magambo ateye isoni abayo, nta n'imfubyi zihakubitirwa, nta hohoterwa ribayo. Ni ukuri iki gihugu ni cyiza cyane. Nawe ndakwifuriza aho nkurikiye kugira ngo iki gihugu uzakigeremo. Ngo icyo gihugu ngo si nk'icyo mu isi, ngo kuko ibyaho byose biratunganye. Bene data, ngo icyo nifuza ni iki? Kuzababonayo muririmba. Ni ukuri iki gihugu ngo ntabwo ari nk'hano mu isi, haratandukanye. Ijuru n'isi biratandukanye. Mu isi hari intambara, mu isi hari ibibazo, mu isi hari ibigeragezo, ariko iki gihugu, iri juru turi kujyamo, ni ukuri ngo ibyaho byose biratunganye. Tuzabayo turirimba, tunezerewe, turuhuka. Ni ukuri Imana itugiriye neza. Bene data, icyo nifuza namwe ni ukuzababonayo muririmba. Ni ukuri ndabifuriza kuzagera mu ijuru, ndabifuriza ko muzabona ubugingo buhoraho, kandi ni ukuri nimubiharanire muzabibona. Ngo mbese ni ikiguzi ki dutanga kwinjira muri uwo murwa mwiza? Ngo nta kiguzi na kimwe twatanga, Yesu yishyuriye i Golgota. Ni ukuri nta kiguzi na kimwe, kuko ntago turi beza, nta nubwo dukiranuka kurenza abandi. Nta kiguzi na kimwe dutanga. Yesu ubwo yapfiraga ku musaraba i Golgota, ni ukuri yarabyishyuye. Humura, biharanire, wicishe bugufi, kandi ubaho Uwiteka, ukora ibyo gukiranuka. Ni ukuri nta kabuza, nawe ijuru uzaritaha, nawe uzaririmbana n'abera. Buri muntu rero unkurikiranye, buri muntu unkurikiye aya masaha, ndamwingingira Imana, nawe ndakwingingira Imana, kugira ngo nawe iki gihugu uzakibemo, iki gihugu tuzakibanemo, tuzabe ahantu hataba ibibazo, ahantu hataba imibabaro, ahantu hataba intambara. Ni ukuri nawe uzabeyo. Ndakwifuriza kugira ngo nzabeyo, nawe uzabeyo. Imana itugirire neza rero. Nimureke dukore ibyiza, kandi dukiranuke, kandi twubahe Uwiteka, kandi twicishe bugufi muri byose, kubera ko ni ukuri kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Ni ukuri buri wese niyubaha Uwiteka, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Nimureke dukore ibyo Imana ishaka, kubera ko ni ukuri aha hantu mu ijuru hari ibyiza gusa, hari ibyiza gusa. Buri wese nabiharanire kugira ngo azatahe mu ijuru. Ni ukuri buri wese nakora ibyiza, kandi duhore twiteguye, kuko tutazi umunsi n'igihe. Ijambo ry'Imana ryaraye ritubwiye ngo iherezo rya byose riri bugufi. Ni ukuri riri bugufi. Buri wese niyitegure. Niba impanda itinze, ariko urupfu ntirutinze. Buri wese nahore yiteguye, kubera ko muri Yakobo ijambo ryarambwiye ngo abantu barapanga, ngo bagapanga, ngo kavuga ngo ejo nzakora iki, ngo ariko ngo ibyo ngibyo ngo ni ukwishuka, kuko tuzi iby'uyu munsi ntabwo tuzi iby'ejo. Nimureke rero dukore ibyiza, kandi dukiranuke, kugira ngo natwe tuzatahe muri iri juru,
kugira ngo tutazatungurwa ugasanga tugiye mu muriro utazima. Imana itugiriye neza rero, buri wese yite ku iherezo rye, buri wese nite ku bugingo bwe, kuko aribwo buruta byose, kuko niwo mutungo wonyine wimukanwa, nta kindi tuzajyana. Yobu yaravuze ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, ngo kandi nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye, ngo kuko ntacyo yakuye mu isi yazanye mu isi, ngo kandi nta n'icyo azayikuramo. Ni ukuri Imana itugiriye neza, mureke twite ku iherezo ryacu. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushime kubwira ijambo ryawe ryiza. Ijambo riratubwiye ngo kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi, ngo kandi no gukundwa ngo biruta ngo ifeza, ngo kandi umutunzi n'umukene ngo bahurira hamwe, kuko bose baremwe n'Imana. Ngo irongera atubwira ngo uwicisha bugufi akubaho Uwiteka, ingororano ye n'ubukire, icyubahiro n'ubugingo. Mana turakwinginze kugira ngo turi muri iyi si uduhe kwicisha bugufi kandi no kukubaha, kugira ngo natwe izi ngororano tuzaziboneho, kuko icyo twifuza ni ukuri n'iherezo ryiza, kubera ko icyo gihugu ngo ni cyiza cyane. Ni ukuri ngo abaho bahora banezerewe, natwe dushaka kuzanezerwa turi mu bwami bwawe. Data mwiza rero, ita ku bankurikiye, buri wese umwiteho kandi umugirire neza, nawe ukomeze umuhe kwita ku iherezo rye, kandi izi ngororano nawe aziboneho mu izina rya Yesu. Biteho kandi uburinzi bwawe babeho, imbaraga z'Imana nizibazengurukire, Mwuka Wera nategeka aganze ku buzima bwabo, uhige ibibahiga kandi urwanye ibarwanya, buri wese uko akwifuza kubone, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe ziganze kandi zitegeke kuri bo, mu izina rya Yesu. Mana turi gusoza umwaka, bari gusoza umwaka neza, kandi bari gutangira n'undi tugiye gutangira. Mwami Mana, uburinzi bwawe bukibariho kandi ubaremera amashimwe. Bana natwe rero tugirire neza, kiza abarwayi mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye umurimo wawe, abanyabarimbuka wongera bakizwa, wongera usuku ubyutse mu itorero, abatarakwakira nk'umwami n'umukiza bahe kukwakira. Kandi Mana, ubugingo bwacu nibukomeze burindwe nawe, kuko aribwo buzakubona. Kandi tubonye yuko muri icyo gihugu ngo abaho bose bahora banezerewe, natwe turindira ubugingo kandi turwane intambara tuzi n'izo tutazi. Mana ukomeze utwiteho, kandi Mana sengeye isi kugira ngo yihe amahoro. Mana sengeye afite intimba n'agahinda, bamahoro mu mutima kandi bagarukeho. Mwami Mana, komeza twagure mu buryo bw'umwuka kandi dukoreshe iby'ubutwari, twegere kurusha imyambaro twambaye, kandi ijwi ryawe ryongora ritubeho. Mana Mwuka Wera nazaherekeza iri jambo rikora icyo wagambiriye. Byumusenze nizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha kubwo kubana nanjye, kandi Imana ibiteho, buri wese uko akeneye Imana yibone, kandi uburinzi bw'Imana bukomeze bubabeho. Imana ikomeze ibazigame, kandi ni ukuri ejo ni heza. Icyo usabwa ni ugukiranuka no kuba imbere y'Imana wicisha bugufi, ibindi byose bizagenda neza. Mwakoze cyane rero, naho utaha, bye.